urimo kunyumva ndakwereka nandi mafoto hano muri gutamikana nuko nazanye ingi hano iri hano ariko nandi mafoto arahari. Yego. Nasubiza. Yego. Thank you so much kugira ngo ibi bintu bibe clarifier haveho n'urujijo. Yego. Uyu muntu ni umuhanzi wo muri Tanzania nkuko mwabivuze. Hanyuma twamenyanye muri za ngendo najyagamo muri Tanzania. Kuko ngewe muri Tanzania nagiyeyo 3. Turamenyana. Nyuma ansaba ko urabona ko hari video, urabona ko muri izi video ugiye wohereza harimo indirimbo iri kugenda igarukamo cyane imwe. Yego. Iyo ndirimbo icyo gihe nari ndiyo yari muri indirimbo nshyashya yari isohotse ari kuyisabira challenge no kuyikora challenge. Nanjye mfite indi video naguha nayikoreye challenge kuri social media kuri promoting. Hanyuma iyi foto kano kanyiriho ni ifoto ya anniversaire nkuko mubibona. Dress code yari umukara, narayitabiriye nk'abandi batumirwa bose. Cyo ni cyambere. Kabiri iriya video ya muri guso ariko muri guso iyo kwambara imyenda satwe tugira tugaruke kurira bari gusomana ari kukurigata. Yego. Hanyuma urabona ko ibyo ni ibintu byabereye muri public kandi si amashusho twifatiye twembi. Ni bivuga ngo njyewe nasabwe iyi ndirimbo ye ni indirimbo yahagaritswe kuri YouTube. Yarayikoreye video barayihagarika ngo hari amakontra batigize bubahirizanya barayihagarika asaba ko twakorana video ya kabiri. Ibi byose yes suri kumbaza ndi kukubwiza ukuri. Hanyuma urana video ya kabiri muri iki gihe narindi muri Tanzania ariho ubona izi image zose ubona ziri twagiye dukorera mu ma location agiye atandukanye bitewe n'igihe twari turimo. Hanyuma icya gatatu gusomana ongera unyoherereze ndebe ariko nta n'ikindi kintu bidiskitaho ubwo. Oya ntabwo my idea ntabwo uretse turi abantu bakuru sibyo. Yego. Ahangaha ntabwo muri gusomana ahubwo muri kuryana iminwa kuko umugabo agufitiye inzara pe. So urukumva hanga byatushobera nkuko byaramwe noneho ndabigirane. Ibyara agahinda. Uretse gato. Nawe reba izi video tumaze kubona. Nazibonye nyinshi ndanazizi. Iki uko turazizi. Noneho umva ikintu kiriho ahubwo. Shire nkine audio z'uyu mugabo namaze kuvugana nawe ntabwo napfuye guhubuka namaze kuvugana nawe kandi ibyo uri kumwe bitandukanye n'ibyo yambwiye. Ntabwo we yigeze hakana ko mwagiye muri relationship. Nicyo kintu gitunguranye kiri kuntangaza hano. Arimo navuze ngo mbere ko ngufasha nyemerera menye uburyo ntwari ibintu ntabwo bivuze ko wenda wabyaba byaragenze kuriya urimo kuntungura biraza kungora kugira ngo umuntu ngufasha. Ndagukinira amajwi yenda yafite we ntiyigeze ashidikanya ko mwagiye muri relationship. Kubera kuri kubyihakana no kubera ikintu kubera muri iki kibazo. Ntabwo ari byiza ngo mbeshye. Be honest to me bibaho ntacyo bitwaye ariko kugira ngo mbashe kumenya uko bigize. Ntaza guterura hara nkaza gusaba justice kandi hari ibindi bintu bishobora kukugonga nanjye ngaseba. Nyiri ubwitara byemera ariko uri kubihakana ngiye byantunguye. Hello. Ndi kukumva. Sorry bijye biri gucika urambwiye ngo mwavuganye cyane umbwira ngushyiraho ngukinira amajwi we ntabihakana ariko uri kubihakana ndatunguye. Niba mwavuganye akagwago ahead it's okay ushobora ya playinga ku ruhande rwanjye it's okay nta kintu. Ndabaza kubera iki wowe uri kubihakana batabihakana no kubera iki nuko byakugonga muri justice ukeneye. There is no listen my godfather. Ndeka ngo hevya yanjye ihangane gato yankubwira ikintu kimwe. Yego. Hari ibintu byinshi ntigeze mvuga kuri story y'ubuzima bwanjye biri inside mfitiye amafact mfitiye ibimenyetso kuko si byo byari bigenderewe. Ariko kuko mwacukumbuye mukaza in deep nanjye mwanyemerera nkatanga version ya about ibi bintu byose ubona biri gutrend. Exactly. Mwacukumbuye kushakasha. Yego. Njyewe unyemere ntega amatwi
ntabwo ndi butinda ariko ndashaka kuguhera kugira ngo wumve neza histoire yanjye. Yego. Ngewe nabanye n'uriya mugabo ndi umukobwa mutoya, ntabwo nari muto cyane ko nari ndangije kaminuza ariko nari ndi mu myaka 23 gutyo 20. Nyine bitari ngombwa ariko kugira ngo nyine bushyirireho umucyo unanyurwe. Yego. Hanyuma turabana umugore n'umugabo nk'uko abandi bose babana. Yego. Babandi ahangaha ntabwo tugiye gusebanya kandi se shaka ikintu kinzanira ibyaha ariko kuko bibaye ngombwa ko bijya hanze ubivuge. Twarabanye n'umugore n'umugabo, urabona difference iri mu myaka. Hanyuma ikintu cyaje kubaho hagiye habaho ikibazo cyo kutubahiriza inshingano z'urugo, ugura byumva nk'umugabo n'umugore. Yego. Yego. Ntabwo byigeze byubahirizwa, biba case ndende muri foyer yacu, biba case ndende cyane. Noneho bigeraho biranandenga nkajya abantu bamwe nashaka gushyira hano hanze kubw'umutekano wabo. Nkajya nyine mbabwira nti ibintu bimaze gutya na gutya. Mu gihe rero bw'iyo umuntu ikintu hari ukugira inama imwe hakagira n'undi kugira iyindi nama. Banabayemo mu gihe kingana n'imyaka 8 tubayeho muri ubwo buzima. Noneho igihe hakubitiyemo mama wanjye ni rudubi. Yego. Sibyo tujye tuvugisha. Yego. Wowe ku myaka y'umunsi ntabwo ndi bujya mu mbabarire ntibigaragare nabi n'ibyumvikane nabi abantu bafata amagambo. Yes. Ku myaka yanjye na n'uyu munsi mfite nkenera umugabo, sindasaza mfite imisemburo ngire runaka nkumva nkeneye umugabo kandi noneho nari mfite n'umugabo wanjye bwite. Ariko umugabo wanjye itubonane twaba twamara umwaka niba mbeshya. Imana yo mu ijuru iba hagati y'abantu, ibyo bintu niba mbeshya izabimpanire. Nkajya njya kwa muganga ku muginekologue sindi bumuvuge ujye umbyaza mfite ikibazo cy'uko ntajya mbonana n'umugabo. Bigeraho yewe nganiriza umuntu umwe ntashatse kuvuga ariko nitumubaza akabyemera turamuvuga. Arambwira ati Gloria izi situation yawe irandenze, uracyari mutoya, niba umugabo waramwinginze ngo mwivuze niba bafite ikibazo, niba ukoresha uburyo bwose bushoboka bikanga, uracyari muto ntabwo wapfa, uzashaka ukuntu ujye wigenza. Iyo niyo nama uwo muntu yangiriye. Kandi iyo ni inama mwene wabo umugabo. Iyo ni inama mwene wabo umugabo wanjye yangiriye. Mwene wabo si mwene wacu, si inshuti ni mwene wabo. Ni inshuti yanjye cyane, ni inshuti yanjye cyane twisanzuranaho tubwirana byose. Hanyuma ngewe mu nzego zanjye za Tanzania nahuye n'uyu muhungu. Yego. Ngewe nababikikuru uko nabivuze, uko wakoze iricukumbura ariko unacukumbura ibijyanye n'ingendo zanjye na migration shora kubigaragaza bibaye ngombwa ahari nge nabeshye. Hanyuma uyu muhungu turahura turamenyana. Wibuka ko hanga hari muri 2023 mu kwa gatandatu. Mu kwa kane niho twamenyanye, nsubira muri Tanzania mu kwa gatandatu. Ngewe nari muri solitude. Nari umuntu ubaho mu bwihebe, ndi umuntu uhorana depression y'ubuzima. Urabona bwa buzima nababwiye bwa kare nari ndimo. Nari donc nta rukundo rw'umugabo ngewe kwanzana nigeze. Ahanga tugiye gushyiraho umucyo, sinjya mbeshya ikintu nakoze ndakivuga, icyo ntakoze sinkivuga. Nkura n'uyu muhungu. Uyu muhungu umuhungu mutoya mu myaka, ntabwo ari umuntu ushaje. Ngewe nari nkeneye, hari urwego nagezemo. Nk'ubu ngubu kano kanya hari abantu bari kumpumuriza nkumva ndakomera, niyo mpamvu ndi guhagarara nkabasha kuvuga kuko nzi neza ko hari umuntu uri kumbwira ati Gloria komera. Nkura rero n'umusore, simbizi sindi bujye kumuvugaho cyane, nta burenganzira afite bwo kumuvugaho. Nkura n'igitsina gabo kimbwira amagambo umugabo wanjye atigeze ambwira mu buzima.
akajya reka nkubwire sinzi niba iki kintu abantu bafite babazi imitekerereze yo mu mutwe umuntu utagira ikintu iyo udafite ikintu ukabona ukiguha ubonye nko hari nk'Imana nyuma y'imyaka 8 ntashobora kubwirwa ijambo ngo ndagukunda nta na rimwe ejo Christophe yavuze ko nkunda numva ndatunguwe nta na rimwe umugabo yigeze ambwira ijambo ndagukunda jamais dans la vie jamais niba mbunda Imana yo mu ijuru ibi bintu izankane mwese mubibone twebwe dukora anniversaire kuri Saint Valentin twakoze anniversaire le 14 février 2015 hari kuri Saint Valentin mperuka ngiye mu buzima bwanjye sinzi guhabwa indabo ntabyo nzi naba nakoze anniversaire naba kuri anniversaire ya mariage yacu sinzi utwo tu gift dutoya dutuma umutima w'umugore ushyuha ukumva wishimiye umugabo ibyo bintu ntabyo nzi mu buzima bwanjye kandi imyaka ngiyewe ndimo societe turimo igihe turimo niba mbonye justement izi ni ingaruka z'ubuzima turimo muri iki gihe niba mfunguye social media nkabona mugenzi twabyaye kimwe nkabona kwa muganga indabo ziratondetse ku cyumba cy'umuntu cyo ibyo ntabyo nzi uba wumva ko ndi bufilinge gute mfite umugabo utabuze ibihumbi 10 byo kungurira ururabo ni ibintu byagiye bintera igikomere mu mutima wanjye no kuzinuka umugabo wanjye witwa ko ari umugabo wanjye ariko mu byose tukabana neza yaba ari imbere y'abantu ndetse no mu rugo iwacu kuryamana n'umugabo kwanjye naje kubyakira ko ari ibintu bidashoboka hagati yacu ushobora kumbaza ngo ntwite gute cyangwa natwise gute nicyo nshaka kukubaza ni gute niba mutarateraga akabariro ukamara iyo myaka gute byagendaga gute kugira ngo twite yego unyemerere umpe space mvuge pe kubyara yuko ubonanye n'umugabo cyane nuko bisobanuye ko mugirana ibihe byinshi cyane kugira ngo umwana yinjire mu nda oya umwana wa mbere namusamye mu mezi 4 tumaze gushyingirwa ho twarageragezaga tukabona amakuru twashakaga umwana niyo maze gutwitira Godfather nyuma yo maze gutwitira kuvinda yinjiyemo kuko njyewe iyo ntwita abantu barabizi ndarwara gutwita kwanjye gari kurwara mpaka mbyaye icyo gihe cyo gutwita sinigeze mbonana n'umugabo njyewe nta nubwo nzi ko uyu muntu atwita abonana n'umugabo aho mbyariye nabyaye umwana tariki 2 z'ukwa 3 2016 mfata icyumba cyanjye icyo gihe twabaga Kimisagara twabaga mu bukode mfata icyumba cyanjye umugabo ufata iki umwana arinda yuzuza amezi 11 tariki 2 z'ukwa kangahera z'ukwa mbere z'ukwa kabiri kugira ngo umwana abure ukwezi kumwe ngo yuzuze umwana kuko yabyaye kandi nyina byaraga bambaze umwana arinze yuzuza amezi 11 umwana w'amezi 11 urabizi ko wanamutuma n'igikoma akakikuzanira tutarasubirana n'umugabo mu cyumba uri kumva tutarasubirana n'umugabo Allo byakira ndacika allo ndakumva kunyumva cyo cyose umwana kuko umwana byese wose wabyaye ahora bari ukwezi k'umwana ari kugira ngo mbese ni ikintu byewe nikomera buri tariki umwana wanjye yavukiyeho buri kwezi ndabyibuka umunsi umwe umwana yishije ndi mu cyumba cyane ndi gusasa ndibuka ndavuga nti hari umwana yishije amezi 11 ese ni biri normal ko umugabo amara amezi 11 ataragaruka mu cyumba mbona ntabwo biri normal icyo nakoze naragiye muri cya cyumba cye naramusasiraga nkamukorera isuku narabyakiriye ko umugabo adashobora kugaruka mu cyumba uwo munsi ndavuga nti kamere nanjye ngomba kujya nakitinga ku burenganzira bwanjye icyo nakoze uwo munsi naragiye mfunga icyumba umugabo aryamamo urufunguzo ndaruhisha muri stock ndavuga ni nataha akabura haryama namara kurya akabura haryama ataga mu cyumba niko yagarutse mu cyumba cyacu umwana yujuje amezi 11 ibi bintu ntugire ngo
byimura ndi kugira ngo narifiye nkureho ibintu kiraho umucyo kuri bino bintu byumve neza. Yego igihe noneho urumva tumaze amezi 11 ntitubonana nk'umugore n'umugabo kandi tubanye neza. Iyo niyo ritme twabayemo kuva njyewe nashyingirwa kugeza magingo ayangaya. Ndumva wari ufite urugendo ruremereye. Wari ufite urugendo ruremereye. Nyemerera wazanye proof. Nyemerera nguhe proof kuri WhatsApp. Yego yinyoherereze. Nkwereke ko njyewe umugabo wanjye instead yo kudukorana igikorwa cy'abashakanye mu rukundo twese tuzi ko gikorwa yafataga ku ngufu. Yafataga ku ngufu. Ibi bintu ndaje mbiguhere proof. Ibyo nashatse ko tujya muze ariko ndaguha proof akamfata ku ngufu. Noneho ndagenda ndamwanga ndamuzinukwa. Abagore bafatwa ku ngufu nibo bazi umubabaro bagira igihe icyo gikorwa kuba sibyo. Umugabo wanjye ndamwanga kubera icyo kintu sibyo, kandi ni ikintu ntashobora no kubwira mama wabyaye. Ni ikintu nabikaga mu mutima wanjye nkagishyingura nkamusaba ngo stop ndi umugore wawe warampoye. Niba ushaka nk'umugore wanyegera kuko nanjye ndi umugore wawe, uko wankenera ariko nagukenera, tugahuza tugakora ibintu nk'abantu reka kumfata nk'ihene. Aragiye ansangaga muri dushe akansanga n'importe gusa ahantu hatari abantu nka kwa kundi abana binyabije bari hanze akamfata ku ngufu. Urumva ku buryo njyewe hari n'igihe nagiye kuririmba gutanga statement y'uko mfatwa ku ngufu n'umugabo wanjye. Umugenzacyaha wanyakiriye ambwira ko ngomba kumanika kamera mu cyumba, kamera kashe, kugira ngo nzazane ibyo bintu bigaragara kuko ibyo navugaga nta evidence nari mfite. Mbabwiye uko nguko nshika intege ndavuga ni gute nshobora kumanika kamera mu cyumba bakamfata ku ngufu nkabijyana ngo iyi ni evidence. Mbona ntabikora ibyo bintu ndabyihorera ndabiceceka. None proof warumbwiye ni iyihe? Nimerera kano juste ndazifite proof z'uko nafashwe ku ngufu, ndazifite muri telefone yanjye. Icyo tukireke noneho tugaruka ku musore. Ndi umugore ntabwo nshaje cyane, nta n'umugore uburyo unasaza mu gihe cyose afite umugabo umukunda. Nkeneye urukundo, nkeneye affection, mfatwa ku ngufu, sinzi kado, sinzi jetem, sinzi ururabo, sinzi kwa ni imishi biri aho ngaho mu gihe atari imishi tukikalima. Njyewe ndinde niba njyewe nawe duhuye ukambwira ati yo Glory uri mwiza, yo Glory Adis uri mwiza, njyewe ndinde wo kubloka ayo marangamutima cyangwa nkaziba amatwi yanjye kucyuye. Nukuri niho tumenyana umuhungu, turamenyana umuhungu keya umugabo wanjye atigeze ampa, ambwira amagambo ntigeze numva ku mugabo wanjye n'umunsi n'umwe. Ankorera ibintu nta kintu cyahatari yankoreye, nta kintu cyahatari yampaye. Uze kumubaza nushaka ukore live nawe umuhamagare tuvugane twese. Niba hari ikintu cye yampaye ku mafaranga ntacyo kuvuga ngo hari byarandaruye, ariko ni umuntu wanduhuraga umutima akanduhura ubwenge. Nagira ikibazo nkamuhamagara akampumuriza akanshimisha akatuma umuntu nkumva ndi gufilinga ko ndumva. Yego amagambo makeya rero ni kuri airport yaraje kwanza. Ifoto ya mbere ni anniversaire y'ukwasi yanjye natumiwe nk'abandi bose. Icya kabiri amafoto y'imyenda isanzwe, iriya ni imyenda. Hari umucuti we witwa Montana ufite iduka muri Kariako Dar es Salaam. Montana iki gihe bambara ya mashati yaragezweho, aravuga ati munkorere akanani. Uyu nguyu yari muri challenge y'indirimbo ye, noneho Montana nawe dusaba ko tumukorera iyi myenda. Iyo proof, izo proof warusimbutse, izo proof ni izihe? Reka nzenze kuri telefone ihangane gatoya cyangwa reka tugumeho ndi kuzishaka, sorry ariko ndi no kuvuga. Indi video wabonye niyo kuri airport aho ngaho yari amperekeje. Hanyuma ibyo wabonye nibyo ngibyo wabonye. Ndumva nta kindi kintu wabonye icyo ngicyo. Yego ibyo ndizera ko wabikuye ku ma réseaux sociaux.
ushobora kuba wabikuye kuri hoze social media. oya uretse gato erega nubwo nagujyanye gake ibihumbi 23 by'amadolari aho wari umubitsi watwaye aya masaha umugabo wawe yishyura. Yego. Wagira ikintu bimbwiraho? Bagendana neza cyane kuri plan ku yindi kandi ndaguha ya buri kintu. Icyo uyu musore kiranye cyangwa nongere iki uyu musore we no iki uyu musore byo kiraheze kuko nyine urukumva byo impamvu yatumye mukundana irasobanutse kandi irumvikana. Ntabwo uri inyamaswa uri umuntu. Birumvikana ufite umubiri siko bimeze. Iki cyarangije kandi ugishizeho ukuri kandi wabaye inyangamugayo. Twakomeje tujye ku cyo guterura ibihumbi 23 by'amadolari ukerekeza Tanzania ukajya kwasangira n'uyu mugabo ukayiba umugabo agasigara yishyura. Tujye ku cy'amafaranga. Tujye ku cy'amafaranga. Yes, twaje. Yego. Twagiye mbwira. Mbaza kuri icyo cy'amafaranga gusubiza. Ndi kukubaza iki kibazo cyo muri nani iki cyo muri Mashariki. Wabaye umubitsi wahe wakoraga iki imbere y'uko ujya Tanzania no gushinjwa amafaranga 23? Mbwira ku by'aya mafaranga. Allo? Mbwira ku cy'aya mafaranga. Mbwira ku cy'aya mafaranga 23. Yego. Aho wari umubitsi. Mbaza nyine aya mafaranga warayibye ntiwayibye umugabo wasigaye yishyura utarayibye bimeze bite nicyo dushaka kumenya. Reka twumvikane. Wari umubitsi hehe byagenze gute? None kukubaza ntabwo ndi kukujija my dear. Yes, merci. Reka nsubize mu 2020 Mutapping screen ariko se muri bazima mutapping screen akaba yari yaransabiye warucitse network yaricitse biri gucika ndi kuvuga yego mu kwa tariki 2 z'ukwa gatatu 2022 hari umugabo uba muri Canada ni umuvandimwe w'umugabo wanjye n'inshuti ye magara. Uwo mugabo basabye ko we n'umugabo wanjye bafatanyije basabye ko nafungura konti muri Beka y'amadolari. Anyohereza amafaranga kuri konti y'amadolari. Gloria shaka network. Bari kumamagarira musore. Abo bareke komeza. Ushaka konti y'amadolari. Bakupe. Fungura konti y'amadolari hanyuma uyu mugabo ambwira ko azajya anyoherereza amafaranga kuri iyi konti. Hanyuma nkayamusubiza ariko nkakora historique bancaire kuko yari yarampropoje ko najya kwiga muri Canada masters comme ça bikazaba profit kuri famille maze kugerayo nabo nkabazana umugabo n'abana. Iyo ni decision twaje kumwe n'umugabo turayemeranya tubona idufitiye inyungu. Fungura account muri Beka. Tangira kujya ese nta kuntu nakuramo sim card tukavugana kugira ngo ndekunderaje. Ufite wifi? Tangira kujya ntawe ahantu ngije nta wifi hari sorry. None se nukuramo sim card ndakumva nde? Ari mu biki? Hanyuma ifite historique bancaire ushobora kuyikoherereza from day one noherezwa amafaranga ku munsi wa nyuma. Woherejwe amafaranga angahe? Ntabwo mbona ko ndi kumukupa. Uyu mugabo rero akajya anyohereza amafaranga akayamazaho nk'iminsi 3 kuri konti akanyandikira kuri WhatsApp akambwira ati kuri amafaranga 3000 by'idolari nakoherereje nyohererejemo $5 cy'idolari.
akahita n'uburyo nyamwohererezamo nkayamwohereza kuri RIA ya KCB. Harya ni KCB ya banki y'Abanyakenya, niyo yonyine igira RIA yohereza iyo banki icyo gihe iri hano mu mujyi muri car free zone. Ibyo ni amaproof. Twabanye neza kuva mu kwa 2022 kugeza mu kwa 4 2023 dukora izo movement bancaire, akama amafaranga ye nkayamusubiza uko yanegetse ko yamusubiza. Mu magambo makeya hakaba n'igihe ambwira uti fata amafaranga 1000 runaka ubimpera umuntu i Kigali aho ngaho, cyangwa se ubimushyirire kuri konti runaka. Njyewe icyo nakoraga nexecutaga icyo uwo mugabo ntegetse ku mafaranga ye. Ndashaka ko kino kintu tukigendanamo neza tucyumvikane. Umugabo wanjye biza kugera igihe ambwira twaba twagize nk'ikibazo nta mafaranga cash dufite, akambwira ati Gloria simbuka kuri bank ufata amafaranga ya wa muntu, ufata amafaranga runaka nyakoresha ibyo ngiye kuyakoresha, swat imodoka ikeneye kujya muri control ifite ibibazo, tujye muri garage cyangwa se n'utuntu twinshi cyane nkajya muri detail, njyewe ndayagwa mu minsi ngahe tuyavunjishe uyasubizeho. Uko niko twakoze. Iryo ni ibanga ry'urugo, ntagombaga kujya kubwira nyiri amafaranga, kuko nyiri amafaranga yambitsaga amafaranga menshi. Hakaba n'igihe yampa $20,000 by'idolari kuri konti yanjye, akaba ari account akajya ambwira afata 5 bikoresha ibi, fata 1,000, donc akanege kuko nyakoresha, ku buryo ayo mafaranga nta na rimwe nigeze ngira manka ngo asaba amafaranga umubare runaka nyaburi, yahoraga ari hejuru. Ni nayo mpamvu amenya icyo kibazo ko hari ukuntu twebwe mu rugo rwanjye n'umugabo wanjye tujya dukoresha rimwe na rimwe dukora ku mafaranga ye. Uyu mugabo uretse gato umva nshuti yanjye, uyu mugabo uyu mugabo wo muri Canada yakoherereje amadolari 9,000 nayo warayarigishije. Amafaranga ndi kukubaza nayo muri Mashariki aho wakoraga. Narira Winyobya. Mbwira amafaranga turi kuvuga ku mafaranga yo muri Mashariki, apana amafaranga yo mu Canada. Ibi ayo mu Canada ni 9,000. Ni 9,000 atandukanye 9,000 byo mu Canada, uyatandukanye ni 20,23 byo muri Mashariki. Muri Mashariki byagenze gute? Nemerera iyi ni case imwe y'amafaranga, niyo mpamvu nayitangiriye ku ntangiriro kugira ngo byumve neza. Ihangane ntabwo biri burenze iminota 3. Hanyuma mu magambo makeya, njyewe Isimbi Gloria icyo nakoze, umugabo wanjye akabigiye ambwira ati hari umuntu wari ukeneye amafaranga y'inshuti yanjye kandi yavuze ko ashaka amafaranga ya Lambert, fata ku mafaranga y'uriya muntu wo muri Canada, tukore Lambert nadusubiza tubone inyungu dusubiza amafaranga y'abandi. Sinzi niba wumva imikino y'amafaranga ku ntegimera. Ibyo ni ibintu nagiye nkorana n'umugabo wanjye. Bigeze mu kwa 7 2022, hashize amezi 4 mfite nkoresha amafaranga y'uriya mugabo uko yayantegeze cyangwa uko yayanyohereje. Umuvandimwe wanjye urakoze cyane kubimanshoninga, nari natinye kubivuga ariko kuko bivuze reka tubivuge. Mashariki boss wayo ni umuvandimwe wanjye, bamama wacu baravukana, urumva ko dufitanye isano ya hafi. Boss wayo arampamagara, duhurira kuri bar yitwa Makumba iba hano kuri 40, turasangira. Arambwira ati nicaye ndagutekereza, ntekereza ko igihe kigeze kuva mu rugo ukajya ureka kuguma mu rugo ugasohoka nawe ugasirimuka ukareka kuba umugore wo mu rugo. Petitse rero umugore wanjye yagiye muri Amerika, wowe ikintu ugiye gukora ugiye kuza umusimbure utangire kujya ukora kuri reception. Nta kintu kinini nzaguha no kugira ngo gusa ngufashe ufunguke ureke kujya uheragwa n'agahinda mu rugo. Guys, mutapping screen. Umugabo yanjye ayakirana yombi. Umugabo wanjye na boss wa Mashariki ni inshuti magara. Mutapping screen. Inshuti nibuze inshuti magara. She's good kurande kumaba. Umugabo wanjye wari warantegetse kudakora iyo myaka yose. Icyo gihe yemera ko njya muri Mashariki go ahead amanumugisha. Iyo ugiye gukora kwa wanyu rero ntago bisaba ngo uradepoza, bwarakiye mu gitondo nambara neza njya gutangira akazi. Banyereka aho ntangira akazi, umunsi wa mbere nicaye kuri reception.
Godfather unyemberere ibi bintu tubishyireho umucyo. Yego. Nkimara ibiri muri Mashariki. Musaza wanjye ubu yarampamagaye muri bureau ambwira ko yanshyize kuri konti za Mashariki zose ko njyewe nawe ariko dufite uburenganzira bwo gusinya ku mafaranga yinjira cyangwa asohoka muri Mashariki. Hanyuma Mashariki nyibera receptioniste bamatitre ya finance manager kandi ntari finance manager the real one ariko agakora mu gakingirizo ko kwitwa finance manager ariko finance manager mu nyandiko ari ngiye ku mpapuro ari ngiye sinya finance manager agakora ariko akaba ari ngiye wa proving ibyo yagize gute network mutapingi kunyishiza muri ibyo bintu bye twakoze muri Mashariki kuva mu kwa munani nko mu kwa munani brase sinibeshye nko mu kwa munani kurangira yego nagahari mu kwa munani kurangira 2022 dukorana muri iyo system aka kanya nyemerera mpita ngufotorera badge ya Mashariki aho ngiyewe mfite badge di marketing mfite titre ya ibya Mashariki ibyo tube tubiretse ibyo ngibyo by'amafaranga ubwo ntabwo ari sina ngombwa mbabarira mbivuge uburetse gato ibivugwa ko aya mafaranga impamvu nagaruye kuri ibyo by'amafaranga kabihuza n'iki kibazo ufite bivugwa ko aya mafaranga wayatwaye mu bapfumu abapfumu aribo bakubwiye ko nyoko aryamana n'umugabo wawe nukuri ni ikinyoma sorry byari bicitse bari bamamagariyemo uravuze bivugwa ko aya mafaranga wayafashe ukayatwara mu bapfumu hari amafaranga watwaye mu bapfumu n'abapfumu aribo bakubwiye ko nyoko aryamana n'umugabo wawe wagiye mu bapfumu madam nyemerera nyine abapfumu bakubwiye yego babarira utanga mu nkuru y'amafaranga guys mutapinga screen cyangwa vano kino live nigendere mutapinga screen cyangwa nigendere what the fuck abantu igihumbi n'ijana mwakabaye mugeze ku 3 bya tapu mwatapinga screen cyangwa nkava ku live nkigendera what the fuck ndakumva sheri ndakumva bigeze mu kwa 9 ntaramarayo n'ukwezi musaza wanga yampamagaye mu yiwe arambwira ati Cecile hari service ashaka kugusaba ndamubwira nti yesabe nta kibazo arambwira ati ndashaka ko ujya kuri konti ya madamu wanjye nka mandateri uranyumva ndakumva ndemera kuko nabona nta mpamvu yo kugira gute yo kwanga kumukorera iyo service arambwira ati icyo mbikubwiriye nuko nzi ko ufite amafaranga ya wa mugabo wo muri Canada yego ufite konti Beka nkaba ngusaba ko ujya muri Equity Bank ugafungura yo konti y'amadolari na konti y'iki y'amanyarwanda ikintu ugiye gukora ubu tugiye urabizi Mashariki ni navuga ko ari nk'iki sangushaka network aburetse gato sangushaka network anyohereza iyo badge nyohereza ibyo bintu ufite na ya evidence yuko yaguhohoteraga bimpereze ubundi dutangire neza binkorere urabukoze hanyuma ushaka network abinyohereza byose ikintu ufite gishobora kugaragaza akarengane kawe hano binyohereze ndamukupye ni mutapinga cyangwa muri hegende no sense